gereje. Hi, how are you? How are you ni? How are you? Sasa ni wiyumva muri hiyo kategori. Jiweke pamoja na wachawi. Unakaribia kuwa mchawi. Tukikupata hapo ndani Tuweke pembeni. Pembeni na wachawi. Niwe mwaramutse yaterwa naho Gerejwe. phone iravuga. Ri. Turabakiriye mwese, turabakiriye kuri aka gacano kitwa Luxury Lifestyle. Guess what? Ndi kumwe n'umutoberwa w'igitangaza nari mwerutse kera ba siko yashize nk'imyaka 6. Ndo wari nki Yakishasa Dakwiye gereje. Hi, how are you? How are you ni? How are you? Oya, twaje noneho kuri channel. Nagacano abantu musigaye mwikorera agacano kw'abandi. Agacano kw'abandi ibintu tafadhali. Mureka agacano. Agacano Aka. Mukare. Ede, nzuma kwanika amenyo umunsi umwe bazoya kurusigarane byabo. Niki? Asoni. Kandi bazayahongora Yahongora usigare gutya. Yemwe yambu cyane ndabaramukije abafana ba Kadete bo kuri cano yiwe ntihagitangira ni mugenzi wanjye usibye ko mushijeho nk'amezi angahe uri mutwanje ndi mukuru namubyaye muri batisi. Aha none tugiye kuganira hari ibintu tugiye kuganiraho bitari byiza ni wiyumva muri iyo kategori. Jiweke pamoja na wachawi. Unakaribia kuwa mchawi. Tukikupata hapo ndani tuweke pembeni na wachawi. Maharage imeoza wanatupa nje. Wanabakisha hizo nzuri. Hivyo. Ama kuri murakoze. Ama kuri neza. Umunwa warangoye urakomeye. Iminwa yabaye yaboze. Nta muntu utakivuga. Sigaye tunzwe n'umunwa ariko ni uncukije abana. Brian wowe nguri kurira twe turi kuri ri. Ubahwe mama. Ariko ubahwe Brian nukuri umuntu wanga Brian umuntu kwanga azofata ubusa nukuri umuntu kwanga kuri atabaho. Tasha igipfu cha Yesu. Tasha ikigeze cha Yesu ariko Tasha ndamukunda. Tasha kimarayika yaje Mutakindi kintu kiza kimfasha nukuntu aseka Brian akaba serious DJ Brian akagera aho nakamwanjuka agaseka. Nibereho Sheri ngaho ngira makuru y'urugenzi ndakomeye meze neza ndashima Imana. Amen. Nuko tacho mbaye turashima Imana twese gosha wakoze kuza turashima Imana yakugejeje hano amahoro. Imana yangejeje hano. Mwishimye iteka mwishimye ubudasiba iminsi ni migufi uburi mu gucukumva umuntu runaka yapfuye. Rero wowe uzubyuka ugasanga ukiri muzima uko yahumeka umwuka w'abazima uzugerageza wiremera ibyishimo. Nutegereza ngo abantu bo muri isi bazokuremera ibyishimo urahwereye urapfuye. Ntabwo bishoboka nta nubwo bizabaho. Bibabwire abantu baza bifuza gusa ko wohora ubabaye. Niba umuntu yarakubonye ubabaye agahora yifuza ko yakubona muri bwa buzima bwo guhora ubabaye. Ibyo rero nawe ugomba gushiramo bidi
gushyiramo imbaraga kubyikuramo ukiyambura nk'umwenda wanduye ukambura umubabaro ukambura agasuzuguro ukambura iki hanyuma ukikunda ugahora wishimye nta myaka 100 iyi si ifite stress nawe ugenda ujye muri izo stress zawe sindimwo uzotegereza uzombura sindimwo tafadhali kandi ni ukuri abantu mujye mwishima mutangoje yasana umuntu utegereje kuzambona mbabaye wewe niba ujya wicara mu isoko ukamvuga ukavuga ibitariho ukavuga ibihari ngomba kuvugwa kuko sindi ifaranga n'umwana sinokundwa n'abantu bose n'umwana uri mu nda bazamuvuga ngo siko ngo azobyara umunyabaki wawe se uzovamwe wese n'uwanyene kandi turakujije kandi bazaga bavuga ngo sikuva bazobaho gute mwabona umusore mfite umuhungu mwiza umaze isoni ushinguye Yesu yangiriye neza ndetse nazo mbihishe yatugiriye Imana yatugiriye icyizere wewe urinde utotugira icyizere ariko nkunda Imana kandi byakuvuzeho nyine abantu baragucurika bakagucurukura bakagucarongera bakakugira gutya ariko nsigaye nkunda umuntu mvuga nuko iyo mutamumvuga nza numva ntamerewe neza sinzi ukuntu uzanyumva iyo kugiye wicaye ahantu ukamvuga hari ikintu mba nkurusha impamvu z'ufatira umwanya ukamvuga ugatitizwa n'iki uzomvuga umere imvwagaga ukarabe wiborosi usubire umere izindi mvuge iza nama nsinzira nka kujya k'umwana bimye ngasinzira imvwagaga zazindi zaziza muzite mvwagaga ukinyamenge ese kuri kuyiragira ndashaka muri rekiti ni ukuri umuco wo kuvugana si mwiza ariko nubona ko ndyoheye akanwa kawe ukumva njewe nkubariye isukari mu kanwa ni ukuri uzicare hasi ahubwo bimutunga yaba byamutungaga basi buriya biba bimufitiye n'umumaro kugira ngo atazogwara umwingo kubera guceceka oya pe njye nabagira inama ni ukuri yo kuvuga ibintu biriho ntukicare ngo uvuge umuntu nabi ariko ni byiza nabyo akuvuze nabi utasa n'ibyo ari kukuvuga nyine ntabwo wabigisha ngo bibavemo umuntu iyo avuganye umutima mubi wo kuvuga umuntu nabi biramuhorana nyine ariko ujya wicara nese nta cyiza umuntu afite bro umuntu afite icyiza umuntu agira ibibi akagira ibyiza ibintu byose umuntu arabigira rero ntabwo nabashyigikira kugira niba wowe uza wicara ukumva ugomba kuvuga umuntu nabi ukajya ukavuga nkagucurika nkaza nkavuga ngo wa mugabo ngo umwana wawe ngo ntabwo ari wa mugabo ukagira ngo yamupimye DNA oya mwari muri kumwe ahubwo se igihe shekura bitsinda se ndibazi ko namanitse nkaye banze mweho ndahwera nuko yemwe mugira umutima wari muri Kristo Yesu nta muntu twadukorana ikiganiro n'igipfuru bita Kadete izezenge bicaye kuri kwizari bivuze se byavugiwe muri microphone cyangwa bibe cyane nukuri none iyo umuntu agiye kubyara uzumanika amaguru ugasa nkaho turitse umutwe ukaza wumva indege ko zirasuma twarabyaye muzamuge ngo twabyaye gute twabamwoye mu mazi se twarabyaye dufite nyine njia za kichoro twaho nuko rero ikintu cyatuzanye hano twaje kuvuga hejuru y'abantu muri mu gusebanya mugatuka abana b'abandi ukanabangisha abandi nta kintu wa mugore we wa mugabo we wa musore we wa musaza wa mukecuru izo kategori zose tuvuze ntawe dusize uriyumvishije umuntu uza wicara ngo bagiye ngo gukwa ngo umwana wo kwa runaka ngo nyanzobe ngo azagwara igicure ngo nyanzobe ngo azagwara umutwe udakira ngo uriya mukobwa ngo niki wanyara ku buriri ese yarakunyariye ariko uza wicara ukamenya ko nawe wabyaye cyangwa ukicara ukamenya ko nawe uzashingira mwabantu
mugende mugabanye izo ndimi zanyu. Niba umuntu yakugira icizere akaza kukubaza ngo umukobwa runaka umwana wa runaka n'umugeni ameze gute, njyewe nzi umuntu bacuraguriye ngo buce barashakana banavuga ko uwo muntu kumucuragurira ni ukumusobaganyiriza. Mbese ndabikubwira gute kumusobaganyiriza? nyine nko kuza kuvuga iwanyu kwa mama wawe bakavuga ati Cadette nta mugeni nta kimurimo, nka musaza wawe ahaye ashaka, noneho mama wawe akabimenya ati uriya mukobwa uza mu rugo ni gutya na gutya. Ariko kubera ko umuhungu n'umukobwa bari bakundanye finally birangira bashakanye, bari barababwiye ko ngo umukobwa ngo yakuyemo umura ngo atazabyara. Umukobwa yagiye kweneza amezi 10 abyaye. Ibyo bintu uko aho uri aho yabimana yajyaga ibikora gutyo. Umuntu yakuvuga nabi akavuga ngo uyu ntabyara ngo ntagira ngo wahagera cyangwa bagatangazwa ahubwo nuko ugiye utwaye niyo neza. Uwo muntu yagiye kumara amezi 10 ni ukuvuga ngo yatwariye muri honeymoon ahita abyara. Mugende mureke iyo mico si myiza, mugende mureke iyo mico ntabwo ari myiza. Umwana wese umufate nk'uwawe. Mwabantu ubona umwana wawe aretse kurongorwa kubera amagambo y'abantu urishima buriya mu w'abantu ufite nuko nuko wa mugabo uwo bagiye kurongora umwana w'abandi bagiye kurongora aravuga ngo umwana w'abandi ngo ni igicumba ngo agendera mu kagare ngo ibiki n'ibiki. Umwana w'umukobwa mwiza usa n'ubusa. ariko icyo ngusezeranyije abagabo kandi byagiye mu bagabo, afite abakobwa mu nzu, ibintu byagiye mu abagabo, afite abakobwa mu nzu babiri kandi bose ni ngaho bategereje abagabo. Imana izababaha, ntabwo twokwifuriza kuko ibyo wakoreye uriya mwana nawe uzokubaho. Wowe uzagende abo bana bave mu nzu bashingirwe, ni ukuri turabibifuriza kandi ugira abana beza. Ariko ikintu wakoze abantu barakimenya ko ari nawe wagikoze, kubera ko umuhungu ari mwene wabo uragenda uja gusenyera uriya mwana w'umukobwa. Icyo nkumenyeshejeho nguhaye uyu mwaka, nubona uriya mukobwa adakoze ubukwe uzosangize n'akazi niyo bavuze kandi nawe uzobutaha. Niyo bavuze bizobera undi babwiciye mu nyuma akabona undi mugabo uyu munsi ntameze neza ntiyanabyaye ntameze neza. Mureke ibintu by'amashari, ibintu by'ishari mu mitima yanyu. Mureke aba nabo ntibambonera ubusa. Ndeka waruzi ko ishari ridashobora kuva mu muntu. Niyo wavuga buriya ntibajya bumva abanyeshyari, ntibumva bashobora kumva. Ubu ngubu gawe uraje aho ngaho ngo ufite ngo ubwoba ngo bazogutuka muri comment. Oya naramenyere ibitutse natutse urabyibagiwe. Uyu munsi nibwo ngiye oya nuko noneho bigiye kuri social media bakaza bayamenyereka guca amaso kuyandi. Nta kibazo none tuzatuma utaburiwe. Aho bizotuma nzacika n'intege ahubwo wa mugani wawe ngo nagusinziriye ngo iyo bataragutuka ngo iyo mwatu ndasinzira ntibagirwa na gahunda naringiyemo. Ndasinzira nkumva meze neza, kuntuka ngo nta bwenge ngira, mbizi kutajya ungaburira, mbizi kutantunze nitunze, natambuka nkitwara nkagera mu mujyi wa Nairobi bamwe nk'abasazi basaze, ngataha nkamenya umuryango w'iwanje, nkamenya ko za matatu zishaje nkazicamo mwiruka. Ubwo bavuga ngo ndi umusazi, mwakumva se? Ati uzotuma ibyo ndasinzira gusa. Reka dushimire n'abandi bantu mujya mutanga inama nziza mukavuga ngo aha mwari kuvuga gutya, nuko abo bantu dukeneye cyane. Reka nkubwire, hari n'igihe ugira ikibazo umara kugira ikibazo. Iyo ugize ikibazo nkunda umuntu ufata iya mbere akambwira ushaka kiriya kintu ngo wakoze ngo byagenze gute, ngo ni gute byagenze, uwo muntu numva mukunze nanzi ndyarya namaganye indyarya. N'abantu bawocinga ikiganiro cyawe ntagushimire ntagire gute ntakugaye agahita akinyuma akajya kubwira wabonye se neza. Ariko mana njyewe reka mbabwize ukuri, hari igihe mbarumva iyo Imana isubiza inyuma wenda simvukiye nko muri Afurika nkavukira nk'ahandi hano, nanga abantu bameze batyo b'imitima. Ese bamubonye kiriya gikanzu yari yambaye, ese wamugura ikindi niba ubona kigoranye? Njyewe nicyo kimbereye ni nacyo kiba kinkwiriye, dore ngiki nawe gadore yacambaye kandi
gusa bigaruka ngayambaye ngo nuruki wabimbwiriye se ubimbwiriye inbox cyangwa ubimbwire aho ngaho muri comment nyandikire ngo iyo kanzu ngo biki nta kibazo ariko muza mureka imitima yo kuba nabi abatekerereza umuntu nabi tugende ku bantu muri mu kwinjira mu mama telefone y'abandi mukajya gusoma za message ukabwira umuntu ngo ntiza telefone mwebwe gamafite za iPhone mumeze nkanje utayifite yori ati ngo ntiza ngo telefone ngo ni photos warangiza ukaja mu message y'undi muntu akaba nabakuramo za message bakaziyoherereza akagenda zitambaza kwisi ngo dore runaka iyo naza jibinya ka telefone yo kwifotoza s'il te plaît ndayikwaka ndayikwaka ndayiguha mbivugiye ndayimwa oya yindi ifoto sino guhereza ikoni sange mu mutware wa mu mutware taho mutware batwaramo n'amanimero z'abantu z'abatware b'abandi rarinze urabinyibukije ibyo bintu nibiki ibyo bintu mugende mubireke kandi bashobora no guceceka gutyo barakumenye turabagaye barakumenye umunota umwe tubibuke ariko ubundi muri abantu beza turabakwana mudukurikirana mudukunda natwe turabakunda abatwanga natwe ntitubakunda none si tubeshe nanjye sinoko uranyanga ni manje ngukunde birasije yandikiye ngo nibagukubita ngo umusaya umwe ngo uzatege undi guhengeka kandi uzonkubita ku musaya ngo ukure amenyo uzankubita umusaya ngo ukure amenyo ndetse nyajugunye hasi zose ni ibiki yakiza ari gukumbuye uva turi mu rwenya ntabwo yagukubita nzoyakura ndetse n'ibishigo bigenda biyaherekezaho imbere urakijijwe gabwana ndakijijwe zomara mbwira Imana ngo mbabarire nari ntewe nari shababu cyangwa se mayimayi yaringeze mu ntoki ndamuha nyina gute kuko nahuraga mayimayi yanyiruka inyuma natanga kumubona simwice no gukura amenyo ibibazo urushyi ngo kwita noneho akashyikwa hano ubusukuru kababaza karababaza n'umujinya uzamutse namara ngo aragukubise ngo uramwihorera uramubwiye ngo Imana ikaba hari mayi wanje wasije tafadhali ni ukuri sindi kandi bibiliya kandi barabyanditse ibyo bya bibiliya gendagira ngo rizosigaza ahangaha ibyo by'umusaya umwe ariko ngo muranyanga ngo ngukunde umunsi njyana nabishobora no kukuramutsa ahubwo ncaho murabyumva mutugire inama dushobora kuba twarasanye dushobora kuba twahuye n'izuba rya Nairobi je sinabishobora singiye kubabeshya uzanyanga zamwanga nakupenda Yesu nakupenda Yesu I love you Jesus nuko yeme nta muntu turi kumwe mwihangana nkunda Imana kandi nayo irankunda ukuntu Imana inkunda Imana yantungiye muri iki gihugu yeme abantu muzi Nairobi muza mureka tuvuge n'ibyiza by'Imana aho ibyiza by'Imana tuza tutinda no ku byiza by'abantu sinkananswe ibyiza by'Imana Imana yantungiye Nairobi bro hahandi uzumva ngo na nyuma ya zero Imana irakora narahabonye muri iki gihugu ndabyibuka umufuri zanuze nuko cyane yeme zibikiza ngufura ukuntu zazaga bakadoma yeme Imana yantungiye muri Kenya Mana ushimwa iranyigishiriza umwana irangaburira irantunga umwana arakura umusore iyo dutemberanye nzanumva nkaho isi yose ari yanje ariko Imana ni Imana sinyahumure yeme nta gahunda yindi se akandi kantu ndabona wabyara ndi mwana ndabyara sivyo ncyarimwe abakobwa cyangwa abahungu cyakeneye abahungu bazogwanira igihugu ngaho dusengere twame tubona utwana
dukeneye abandi bana ntabwo dukeneye umwana umwe jewe ubu nyine kubera ikibazo kiri iwacu twebwe twapfushije abana benshi mu ntambara n'ubundi bakomeje gupfa mu rugo iwacu mvuka hari abapfuye baharanira nyine demokarasi yacu hari abatabarutse bapfuye nk'intwari turabashimira aho muri rusange mu banyamurenge y'abanyamasisi abana bacu barapfuye barashize n'ubu ngubu niko bikimeze uko barapfa buri munsi kugira ngo tubeho. Imana ibarinde, Imana ibafashe ikomeze itambike, Imana ibarinde. M23 mwa twigwaneho mwa ndabakunda cyane murabizi aha ngo tutaza ngo tubafashe yego hari ibyo natwe dukora kereka nanjye ngenza nkateka nk'umutsima akaranga udushyimbo n'abamata mukanywa ariko wamana Imana izaduha amafaranga ubundi tuze tubiteho tuzobitaho imbere ni heza turabakunda. Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde izo bitakuziza ba mayimayi nimugire ubwoba muri musenga mwibuka Imana n'uzataha wenda azatahe asanga Imana ariko muzabane n'Imana ibarinde kubabona mwese icyo mwaharaniye muzakigereho. Rero kubera ukuntu iwacu abantu bapfa buri munsi ndumva ngomba kuzataha kaja kuri tele kaza mbyara nuko bidashobokaga umuntu ngo amere nk'inkoko buri munsi mbyare kandi nzobyara inkoko ari amagitera iba yatwise cyangwa iragira iba yatwise igahita itera igi ikongera igatwita igatera igi niko bigenda. Nicyo kizakintangaza kubera ko twebwe Imana itatugiriye gutya natwe Imana iba yaratugiriye gutya. None ni igikoko ngo ari inzovu ngo igi twita umwaka wose yamara ikazana akana kamwe wanzovu we pole ntabwo n'igisimba cyari ariko ndi muri ibyo ariko tuza kubyara nk'inkoko kare byari kuvamo ariko tuba turi benshi. Imana izi ubwenge yakoze umuti ntabwo yari twari kuzabivamo inda yose akantu kose inda kare ariko iyo tuza kuba turya amagi twateye aragiza tukayarya tukayakarangamo umureti nyine nk'ay'inkoko niko ndi kuvuga ni nka example kandi kuguhereza noneho bagasigaza nk'utwana tubiri kakavukamo nyine ko ariko amahuri Mana warakoze ibyo wakoze warabikoze turagushimire kabisa. Yeme nuko tugiye kuzara kandi muzotwihanganira ibintu byo kuvuga ngo yabyaye nta mugabo afite nzoba nayimwe mu mazi allo tugiye kubyara abana jewe ngiye kubyara iwaje rero yemwe nukuri twari tuvuze ko tugiye kubyara jewe iwacu murenga abana barashize iyo Imana yari imfashije ngo nsubire ngire nk'imyaka nka 19 cyangwa 18 n'amatagirira aho ngaho mbyare uko nshoboye mbyarira ubwoko ariko nta kundi ariko nzobyara abasigaye nimba ari 7 ariko nukubyara kugira ngo hari urwenya afite subaye gute ntabwo wabyara umwana umwe ntabwo uri impyisi sindi ingwe rusaku yagiye kumbwira nabi ndiko se ngushuhijwe niki ngo uratashiga ngo wasize umwana umwe ng'uwingwe n'undi mupapa twakoranye akaje hariya nta ntukaze umbwira nabi iwaza abyara buri munsi ngiye kubyara abana benshi muzosakuze mwenyine warabyaye yewe nta mugabo niba nzoyirya mu magi ya nyoko nuko niba nzoyirya mu murima wa so nuko ariko
mumenye ko ngiye kubyara abana benshi ntawe uzoba wambaye icyo mbateguje utawe nzomwa mu mazi nzobyara umwana ufite isi nukuri uzobyara kandi itazaba ahari tuzokora burasha cyane ni bride shower rya niko bari bride shower baby shower baby shower no oya muyika taho bakata ngo baby shower turoze ngo bride shower oya uzoyimenye gukorera na bride shower kuzayikorera ayo cyane nuko tuzobyara abana b'abahungu tuzara abakobwa tuzobyarira uwo mugabo namara agukorere cyane nuko yeme mugire amahoro y'Imana mukore subscribe mugire wa mukristo wari muri Kristo Kristo wari muri Kristo umutima mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu turabakunda cyane mukomeze mubeho mugire umutima mwiza mugire umutima mwiza muri iki gihe kubera ko abantu bahabapfa vuba byihuse umutima mubi nuwika kuzi kuguhamba ukanyaraza bye bye sigarane na nyiri cyane bye dusubire muri